Good evening, everyone. Mwiriwe mwese I'm glad to see you once again. nishimiye kongera kubabona. So, to begin with, let us pray. Dutangire dusenga. Heavenly Father, we thank you. Data wo mwijuru turagushimiye. You are Almighty God, Uri Imana ishobora byose and you are more than able to do everything in this world. kandi ushoboye cyane gukora ibintu byose muri iyi si. Father, we are not able to be responsible for our sin problems. Data ntitwabasha kwirengera ikibazo cyacu cy'icyaha. Even we cannot overcome the challenges and difficulties in our lives. Ntabwo twanesha amakuba n'ibyago mu buzima bwacu. But Father, when we believe in you, Lord, Ariko data iyo twizeye so you will be responsible for us. ubasha kwirengera ibindi byacu. And when you take care of the sin problem, Iyo witaye ku kibazo cyacu cy'icyaha you'll be able to take care of this problem perfectly and forever. ubasha kwita kuri icyo kibazo mu buryo butunganye iteka ryose. No matter how hard we tried, we can never become the perfect righteous before you, Twagerageza kose ntabwo twaba abakiranutsi batunganye imbere yawe because our ability is limited. kubera ko ubushobozi bwacu bufite imipaka. However, when we believe in you, Lord, Ariko iyo tukwizeye nyagasani since you are faithful, bitewe n'ukuboko kwizerwa and you are more than able to make us perfect righteous, ukaba ushoboye cyane kutugira abakiranutsi batunganye. Father, when we rely upon you, Lord, that is when we can get the perfect way to go to heaven. Data iyo twiringiye ko tubona inzira itunganye tugera mu ijuru, Allow this time to be the blessing to us. dufashe uyu mwanya utubereho umugisha. I hope that you opened everyone's heart who are following this, Igiye gufungura umutima wa buri muntu wese ukurikiranye ibi so that this word can change their lives. kugira ngo iri jambo rihindure ubuzima bwabo. Father, we thank you. Data turagushimira. I pray in the name of Jesus Christ. Sinzi neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. This evening, let us open to the book of 2 Kings, chapter 5. Kuri umugore agatungura mu gitabo cy'abantu ba kabiri igice cya 5. 2 Kings, chapter 5, from verse 1 through 14. Abami ba kabiri igice cya 5 umurongo wa mbere kugeza ku wa 14. Now Naaman, the commander of the army of the king of Syria, was a great and honorable man in the eyes of his master, because by him the Lord had given victory to Syria. He was also a mighty man of valor, but a leper. Naamani umugabo w'ingabo z'umwami w'Isiriya yari umutoni kuri shebuja kandi umunyacyubahiro ko ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari ariko yari umubembe. And the Syrians had gone out on raids and had brought back captive a young girl from the land of Israel. She waited on Naaman's wife. Iki gihe Abasiriya bajya gutabara bakarema imitwe y'abanyazi bukeye bajya mu gihugu cya Isirayeli banyagayo umukobwa muto aba umuja wa muka Naamani. Then she said to her mistress, "If only my master were with the prophet who is in Samaria, for he would heal him of his leprosy." Bukeye umuja abwira nyirabuja ati icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. And Naaman went in and told his master, saying, "Thus and thus said the girl who is from the land of Israel." Naamani ajya kubwira shebuja ibyo umuja waturutse mu gihugu cya Isirayeli yavuze. Then the king of Syria said, "Go now, and I will send a letter to the king of Israel." So he departed and took with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 changes of the clothing. Nuko umwami w'Isiriya abyumvise abwira Naamani ati haguruka ugende nanjye ndandikira umwami w'Abisirayeli urwandiko. Naamani aherako aragenda ajyana italanto z'ifeza 10 n'ibice by'izahabu 6,000 n'imyambaro yo gukuranwa 10. Then he brought the letter to the king of Israel, which said, "Now be advised, when this letter comes to you, that I have sent Naaman, my servant, to you, that you may heal him of his leprosy." Nuko ashyira umwami w'Abisirayeli urwo rwandiko rwari rwanditswemo ngo nuko rero urwo rwandiko ruri kugeraho nkoresha umugaragu wanjye Naamani ngo umukize ibibembe. And it happened when the king of Israel read the letter, that he tore his clothes and said, "Am I God to kill and make alive, that this man sends a man to me to heal him of his leprosy? Therefore, please consider and see how he seeks a quarrel with me." Umwami w'Abisirayeli amaze gusoma urwo rwandiko ashishimura imyenda yaravuga ati ariko umugabo kunyoherereza umuntu ngo muvure ibibembe ni Imana yica kandi ikabishaho. Nuko mu bitekerezo ndabinginze mumenye ko ari kunyenderezaho. So it was when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his clothes, that he sent to the king, saying, "Why have you torn your clothes?
please let him come to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. nuko elisa umuntu w'imana yumvise ko umwami w'abisirayeli yashishimuye imyenda ye amutuma ati ni iki gitumye ushishimura imyenda yawe mureka nsange aramenya ko muri isirayeli harimo umuhanuzi. Then Naaman went with his horses and the chariot, and he stood at the door of Elisha's house. nuko Naamani araza azana n'amafarashi ye n'amagare ye ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. And Elisha sent a messenger to him, saying, Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh shall be restored to you, and you shall be clean. Elisa aherako amutuma ati genda wiyuhagire muri Yorodani 7 umubiri uzasubira uko wari uri nawe uzaba uhumanutse. Naamani abyumvise ararakara arivumbura ati nahoze ngira ngo. But Naaman became furious and went away and said, Indeed, I said to myself, he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and wave his hand over the place and heal the leprosy. Naamani abyumvise ararakara arivumbura ati nahoze ngira ngo ari busohoka ahagarare atakambira izina ry'Uwiteka Imana ye arimo arembera intoki hejuru y'ibibembe ngo nkize. Are not the Abana and the Parfar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean? So he turned and went away in a rage. Mbese inzuzi z'Damasiko Abana na Fapa niziruta ubwiza amazi yose y'Isirayeli sinabasha kuziyuhagiramo ngo mpanuke. Nuko arahindukira arigendera arakaye. And his servants came near and spoke to him and said, My father, if the prophet had told you to do something great, would you not have done it? How much more than when he says to you, Wash and be clean? Abagaragu baramwegera baramubwira bati data iyaba umuhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye ntiwagikoze ntaswe kukubwira ngo iyuhagire uhumanuke. So he went down and dipped 7 times in the Jordan, according to the sayings of the man of God, and his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. Nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7 nk'uko umuntu w'Imana yari yamutegetse, uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'umwana muto arahumanuka. Flowing water does not decay. Amazi atemba ntabwo ajya abura. But in other words, that water does not flow, it must decay. Bani magambo mu gihe amazi adatemba abagomba kubura. In the same way, all of us, we human being, we have the heart. Nishimwe natwe twese abantu dufite umutima. And then the heart must flow one another. Umutima rero ugomba gutemba uva mu umwe ujya mu wundi. If your heart does not flow, just as the water that does not flow decay, also your heart will decay. Mu gihe umutima udatemba rero uzabura nk'uko amazi adatemba abura. That's why in the spiritual life, because the spiritual life is talking about the word of the heart, Impamvu mu buzima bw'umwuka kuko bavuga ibijyanye n'imibereho y'umutima. Whether your heart is flowing or not, this is very much important. Ni ingenzi cyane kuba umutima utemba cyangwa se udatemba. Even if you have the very strong heart, nawe ufite umutima ukomeye cyane. But if your heart is isolated, igihe cyose umutima wigunze. In other words, if your heart does not flow with others, mu magambo mu gihe umutima udatembera mu bandi, the strong heart that you have, it cannot, last long. Umutima ukomeye ufite iki gihe ntabwo waramba. Probably, you may be strong for a certain moment. Bishoboka ariko ushobora gukomera mu gihe runaka. But since you are not, your heart is not flowing with others, ariko bitewe n'uko umutima udatembera mu bandi, which means you are not able to receive any new energy from others. bivuze ngo nta mbaraga nshya ushobora kwakira zivuye ku bandi. Because of that, your heart is getting weaker and weaker. kubw'iyo mpamvu umutima wawe urushaho kugira intege nke cyane. Dear viewers, today I want to talk about the heart. Nshuti mukurikiye uyu munsi ushaka kuvuga ku mutima. I'm sure that you have the heart. ndamya neza ko ufite umutima. You notice that you have the heart, right? urabizi ko ufite umutima, sibyo? Yes, even I myself, I have a heart. nanjye ubwanjye mfite umutima. But most people do not know how to control their heart. ariko abantu benshi ntabwo bazi uburyo bagenga imitima yabo. And actually, we do not know how to control our heart even. ntabwo tuzi uburyo twategeka imitima yacu. Why? kuki? Because there is no one who clearly explains to us how we are supposed to take care of the heart or how to control our heart exactly. ko nta muntu ujya udusobanurira uburyo twakwita ku mutima cyangwa se tukawugenga neza. If you buy a book which talks about the economics, iyo uguze igitabo kivuga ku bijyanye n'ubukungu, by just reading that book you will be able to understand what economy is. uramutse ugisomye wasobanukirwa iby'ubukungu ibyo ari byo. Even if you do not know anything about the math,
nubwo ntacyo uzi ku mibare suppose that you just buy one book about math, twabaza kuguza igitabo kimwe kivuga ku mibare and if you study hard, uramusubize cyane you will be able to get to understand what math is. ubasha gusobanukirwa imibare icyo ari cyo But what about heart? nawe si umutima wawe You see that the people talk about the heart, but there is no one who clearly explain to us what heart is like. ubwo bajya bavuga ku mutima ariko nta muntu usobanura neza umutima uko umeze Why? kuki Because you see that math and economics, these things were made by man. kubera ko imibare ndetse n'iby'ubukungu ni ibintu byashyizweho n'umuntu However, the heart is not made by man. ariko umutima we ntabwo waremwe n'umuntu The human heart, it was created by God. umutima w'umuntu waremwe n'imana That's why, God is the one who only know what the heart is like exactly. niyo mpamvu imana niyo izi neza umutima uko umeze That's why if you, read the Bible closely, uramusomye bibiliya witonze rero and if you learn the word of the Bible exactly, wize neza ijambo ryo muri bibiliya you'll be able to understand what the heart, human heart is like. wabasha gusobanukirwa umutima w'umuntu uko umeze Especially this point of the flowing the heart. by'umwihariko iyi ngingo turi kuvugaho yo kuba umutima utemba You see that everything starts from the heart. ibintu byose bitangirira mu mutima That's why if you know the word of the heart, niyo mpamvu uramusumenye neza imibereho y'umutima w'umuntu you have the great advantage. icyo gihe uba ufite amahirwe menshi Why? kuki Because yes, you may meet so many problems in your lives. ni byo kuko ushobora guhura n'ibibazo byinshi mu buzima bwawe Yeah, some people they meet some accident, hari abahura n'impanuka maybe disease, uburwayi or finance problem, ibibazo by'amikoro or even the family problems. n'ibyo mu muryango nabyo Yeah, people may meet the different problems. abantu bashobora guhura n'ibibazo bitandukanye However, ariko the most important thing is ikintu cy'ingenzi cyane actually the problem itself is not a problem, ikibazo ubwacyo si kiba ari ikibazo but the heart that consider that problem as a problem is the problem. umutima ugifata nk'ikibazo ubwawo nicyo kibazo Even if you are surrounded by what is called the problem, nawe waba ugoswe n'ibyitwa ibibazo but if your heart does not judge them as a problem, mu gihe umutima utabifata nk'ibibazo you do live happily. wabaho wishimye So many people, in the Bible, abantu benshi muri bibiliya yeah, they were in the miserable situations. nibyo kuko bari babayeho nabi They were surrounded by the great, the enemies and great the troubles. bari bagoswe n'abanzi bakomeye ndetse n'ibyago bikomeye But their hearts were still in peace. ariko ntihandi imitima yabo yabaga mu mahoro Why? kuki Because their heart did not count such things as a problem. ibyo bintu imitima yabo ntibifataga nk'ibibazo Now you see that you can find so many diseases on this earth. kuri iyi si uhabona uburwayi bwinshi What kind of disease do you know? ese uzi ubuhe burwayi You may know the malaria, ushobora kuba uzi nka malariya typhoid, tifoyide maybe cancer, kanseri tuberculosis, igituntu even the coronavirus. ndetse n'icyorezo cya korona You see that most of the diseases, they have the medicine. indwara nyinshi zigira imiti So the disease which has the medicine in order to heal that disease actually is not scary. rero gukiza uburwayi bufite imiti si ikintu giteye ubwoba But do you know why this the coronavirus is scary? ariko muzi impamvu iyi coronavirus iteye The ubwoba reason why it is scared is because it does not have the medicine, the vaccine. impamvu iteye ubwoba nuko nta muti nta n'urukingo igira That's why now people have fear. niyo mpamvu abantu bagira ubwoba Oh, what if I catch the coronavirus? ndetse ndamutse nanduye coronavirus Now there is no the vaccine, there is no medicine for it. ikaba idafite umuti habe n'urukingo Yeah, if there was a vaccine, people would not afraid of this coronavirus. yaba hariho urukingo ntabwo bagatinya iki cyorezo cya coronavirus Yeah, this malaria, so many people they died of the malaria. n'abantu benshi bicwa n'uburwayi bwa malariya We have this malaria, the medicine. ariko mu by'ukuri dufite imiti ya malariya Since we have the medication for the malaria, bitewe n'uko dufite imiti ya malariya yeah, even I myself, that I caught the malaria once. nanjye ubwo ngiye kimwe nigeze kurwara malariya But by the grace of God, that I have never caught this malaria in Rwanda. ariko ku bw'ubuntu bw'imana sinigeze ndwara iyi malariya mu The rwanda once, that I was in Kisumu, Kenya, that I caught the malaria. igihe kimwe ndi muri kenya ahitwa kisumu naje kuharwarira It malariya was very high malaria. malariya ikaze cyane And I was injected, I took the medication. I was suffering a lot. banteye inshinge bampa imiti nari kubabara cyane But I was able to be healed from the malaria because ariko nashoboye kuyikira kubera ko I was able to receive the proper treatment. nashoboye kuvurwa neza Yeah, in the same way, nicyo kimwe rero even if you are surrounded by so many problems, nubwo waba ugoswe n'ibibazo byinshi if your heart has the certain strength to count those problems as a nothing,
mu gihe umutima ufite imbaraga zo gufata ibyo bibazo nk'ubusa, you'd call them, you'd call such a problem or troubles nothing. ibyo bibazo n'ibyo byago babyita ubusa. Yeah, in our lives, we have the challenges. wavuga uti koko mu buzima bwacu tugira ingorane, But challenges are good for me ariko ingorane ni nziza because this is an opportunity for me to grow up spiritually, even heartily. kuko ni amahirwe yo gutuma nkura mu buryo bw'umwuka no mu mutima. So what I'm telling you is that problem is not a problem. icyo mbabwira ni uko ikibazo ubwacyo si ikibazo, But if you do not have the strong heart to overcome that problem, that will be your problem from that moment. udafite umutima ukomeye wo kureka icyo kibazo, kuva ubwo kizaguhindukira ikibazo cy'ingutu. So in order for you to get the strong heart, you need this flowing heart, flowing your heart. kugira umutima ukomeye no kugomba kugira umutima utembera mu w'abandi, Because the heart which does not flow, kuko umutima utajya utemba it has no choice but to just stay as it is. nta ndi mahitamo ugira usibye kuguma uko wari uri. As I told you, that water that does not flow, it must decay. ubwo nigeze kubabwira amazi mu gihe adatemba aba agomba kubora. In the same way, this heart that does not flow, iki kimwe nuko uwo mutima udatemba, I can say that isolated heart, navuga ko ari nk'umutima wigunze. this heart, has no choice but to become weak. uyu mutima nta ntege nke, nta mahitamo wagira usibye kugira intege nke. You see that when hearts are flowing one another, mu gihe imitima itemberanirana, now these hearts are able to get that power and strength. ya mitima ibasha kubona imbaraga ndetse n'ingufu. So in order for us to, to have our heart, the flow one another, we need to have kind of fellowship. We need to have the conversation. kugira ngo imitima yacu rero itemberanirane, tugomba kugirana ubusabane mwene magana ikiganiro. Because I cannot just, to show you that this is my heart. kuko sinapfa kubereka gusa ntidore uyu ni umutima wanjye. Even if I tell you that this is my heart, you can't see my heart. ngura kubwira ntidore uyu ni umutima wanjye, ni handi ntibasha kubona. The heart is something that we cannot see with our eyes. umutima ni ikintu tutabonesha amaso yacu. So how can I share my heart with you and with others? gute nasangira umutima wanjye nawe cyangwa se n'abandi? Actually, there are like three things that that we can use to express our heart. usanzwe ari ibintu bitatu dushobora gukoresha tugaragaza imitima yacu. Yeah, the first one is the countenance. icya mbere ni uburyo ugaragara mu maso. And you can see some people's face, oh, I think your face looks sad. You look sad. ushobora kureba mu maso ukavuga ati rwose urasa n'ubabaye. Wow, you look happy. urasa n'uwishimye. Or you look joyful. urasa n'unezerewe. What makes you rejoice? cyakunejeje. You see that our hearts can be expressed on our face, on our countenance. burya imitima yacu ishobora kwigaragariza mu maso hacu. Also, we can use the gesture, to express our heart. dushobora no gukoresha nanone amarenga tugaragaza imitima yacu. You see that, the one who feels very happy and joyful, umuntu wumva anezerewe cyane yishimye. even his or her walking step is different from others, usanga right? n'imigendere itandukanye n'iy'abandi. One who falls into the deep worries and the deep despair, umuntu wihebye cyane wagize agahinda. most of the case, their shoulders are like very down, right? rimwe na rimwe usanga intugu zabo zatentebutse. Their heads are down. bubitse imitwe. Why? Because they fall into the deep despair. kubera ko aba yihebye cyane. But the best way to express your heart is conversation, talk. uburyo bwa mbere bwiza bwo kugaragaza umutima wawe mu kugira ikiganiro. As I told you that no one can know your heart unless you speak to them what is in your heart. nigeze kwivuga nta muntu amenya umutima wawe gusa keretse uramutse ubabwiye ikikuri ku mutima. That's why conversation and fellowship, these things are very much important for sharing the heart. niyo mpamvu kugirana ikiganiro no kuvugana n'abandi ni ibintu by'ingenzi cyane mu gusangira umutima. Unfortunately, these days, everything is quick because of the development of technology. rero ikintu kibaje no ko muri iyi minsi ibintu byose bisigaye byihuta bitewe n'iterambere mu ikoranabuhanga. Compared to the past, we do not have enough time to share our heart with others. tukigira umwanya uhagije wo gusangira imitima yacu n'abandi ugereranyije no mu bihe byahise. Especially so many people, they are living in the cyber world. by'umwihariko abantu benshi cyane babayeho mu isi y'ikoranabuhanga. Sometimes you see that we are sharing the chat. We chat with others, right? rimwe na rimwe usanga turi kuvugana n'abandi twandikirana. Yes, by chatting we are able to share the information. kubwo kuvugana n'abandi mwandikirana mushobora gusangira amakuru. But sometimes when we just read the message, ariko rimwe na rimwe niyo usomye ubutumwa gusa. I don't know if you also have this kind of experience, but sometimes we get this message in the wrong way. sinzi niba nabyo kubayeho rimwe na rimwe hari ubwo ubutumwa ubufata nabi. Even though maybe that person that send you the message with any kind of without any
the harmful message, but you may take it, oh, this is something bad. ubwo umuntu aba yakoresheje ubutumwa nta kibi agamije ushobora kwifata nabi uko bitari Yeah, this could happen. nk'ibyo byabaho. And some people, because of this, the bad message, you see that some people, they are troubled so much, even they end up committing suicide, especially the actors and actresses. abandi bantu bamwe na bamwe bitewe n'ubwo butumwa bubi usanga hari ubwo bahitamo kwiyahura by'umwihariko igera abakinnyi b'amafilime. Now, there is a basic attitude for us to have the conversation. usanga rero imyifato y'ibanze kugira ngo tubashe kugirana In ikiganiro, order for you to have the conversation with others, kugira ngo tubashe kuganira n'abandi. the first one, which is the most important thing, is that you should not keep holding your rightful thought. Ikintu cya mbere nacyo cy'ingenzi ni uko utagomba kugundira intekerezo zo kuri. Everyone in this world has their own rightful thought. muri iyi si buri muntu wese agira intekerezo ze z'ukuri. Even I have my own standard. nanjye ngira ishingiro ryanjye Yes, bwite, you have your own standard. nawe ugira ishingiro ryawe bwite. If you and me keep holding my or your own rightness, wowe ndetse nanjye dukomeje kugundira ukuri kwacu, we can never have the true conversation. nta kiganiro cy'ukuri twabasha kugirana. If I keep, my own rightful thought, I will not listen to you. ndamutse ngundira ibitekerezo by'ukuri byanjye sinabasha Even kumva. if you tell me the truth, nawe wambwira ukuri, as long as I have my own, the rightful thought, igihe cyose mfite ibitekerezo byanjye nita ko ari ukuri, I would never listen to you. I would say that I would pretend to listen, sinakwigira nkumva, gusa nshobora kwishushanya nkaho ndi but kumva, I would never agree with your idea or your opinion. ariko sinakwemeranya n'igitekerezo cyawe cyangwa se inama yawe. That's why this, the attitude is really important. niyo mpamvu imyifatire nk'iyo ari ingenzi cyane. That I could be wrong at any time. kwibwira ngo nshobora kwibeshya igihe icyo ari cyo cyose. Or the feeling I have right now, uko niyumva ubu ngubu, or my idea, ibitekerezo byanjye, or the opinion I have, inama mfite it might be wrong. bishobora kuba bipfuye, It could be wrong at any time. bishobora kuba bipfuye igihe icyo ari cyo cyose. This is how I see, njye niko mbona, and this is how I think. niko ntekereza, This is what is called the truth in my idea. iki nicyo cyitwa ukuri mu myumvire yanjye. And even this could be wrong. ariko iki nacyo ubwacyo nshobora kukibeshyamo. What if you reach this point? uramusigeza nkaho, I can tell you that your mindset or your mentality is mature enough. navuga ko icyo gihe imyumvire yawe yaba yamaze gutera imbere, waba umaze gukura And I can bihagije. tell you that you are ready to have the true conversation with others. navuga ko icyo gihe waba witeguye kuba wagirana ikiganiro nyacyo n'abandi bantu. But these days, there are many people who just listen to their own voices. ariko muri iyi minsi abantu benshi cyane bumvira amajwi yabo yonyine gusa, And they just believe in their thought only. nuko bakizera ibitekerezo byabo byonyine. Since they put themselves in the right position, bitewe n'uko babishyize mu mwanya w'ukuri, they would never listen to others. ntabwo bigera bumva abandi. I am right, ababwira ati ngiri and ukuri, you are wrong. uribeshya, What you are telling me is not true. ibyo umbwira si ukuri. You see, the people who only trust themselves. abantu biyizera bonyine gusa, If these people they become more serious, they would go to the mental hospital. ibyo bikomeje gukara, umuntu nk'uwo rwose anatwarwa mu bitaro I don't know if you have ever met the people in the mental hospital. sinzi niba urahura n'abantu baba mu bitaro by'abarwayi bo mu See mutwe. that these people in the mental hospital, they only believe in their thought. abantu baba mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe usanga bizera ibitekerezo byabo gusa, They only believe in themselves. barizera bo ubwabo bonyine. What I am saying is right. bati ibyo mvuga ni ukuri, Now I am okay. umeze neza, Now I am fine. ubu ndatuje. These people, they never listen to others. ntibajya bumva abandi bantu nkabo, Even they don't listen to doctors. ntabwo bumvira They n'abaganga, always doubt. bahora bashidikanya. The doctor may give me the problem, maybe the wrong pills. batahari umuntu ashobora kunywa imiti itari yo. You see that the people who trust themselves, abantu biyizera they would have the chance to become these mentally sick people. burya bafite ubushobozi bwo kurwara mu mutwe, Especially these days, cyane cyane muri iyi minsi. there are so many people whose mentality are spoiled, hari abantu benshi cyane usanga barangiritse mu mutwe, and they just listen to their voice from nowhere, usanga bumva amajwi adafite ishingiro, and they just follow that voice, bagapfa kurikira amajwi, and then sometimes even they kill the people, they harm the people following that voice. rimwe na rimwe bakica abantu bakabagirira nabi bakurikira iryo jwi. I'm from South Korea. ngiye nkomoka muri koreya y'Epfo. One day I read the one article, umunsi umwe nasomye inkuru imwe, and there was no one. Actually, this man, he did not know that he did not know that the worker in that the cyber cafe.
umuntu ntabwo yari azi umukozi muri cyber cafe. You see that, this man, he went to the cyber cafe and he was playing the PC, the computer. Uyu muntu agiye muri cyber cafe atangira akoresha mudasobwa. And then there was the worker of the cyber cafe, but actually this man, he did not know that man. Hari umukozi muri cyber cafe ariko ntabwo yari azi umuntu. But all of a sudden he felt strange thought. Mu buryo budasanzwe yumvamo igitekerezo kidasanzwe. Oh, this man is despising me. Uyu muntu ari kunsuzugura. How come that this man is despising me? Ese uyu muntu aransuzugurira iki? And you know what happened? Muzi icyakurikiyeho? He stabbed him so many times, and this worker, he was killed. Yamuteye ibyuma inshuro nyinshi nuko umukozi arapfa. Can you imagine? Ushobora kwibaza. This both, this man and the worker, they did not know each other. Uyu muntu ndetse n'umukozi ntibari baranziranye. But this man, he listened to the certain voice. Ariko umuntu yumvira ijwi rimwe runaka. Now you see that this worker is despising him. Ati dore umukozi ari kugusuzugura. Then he stabbed that worker to the death. Nuko wa mukozi amujumbagura ibyuma kugeza apfuye. People, they listen to their own voices. Abantu bumvira amajwi yabo gusa. But they do not know where these voices are coming from exactly. Ariko ntibajya bamenya neza aho ayo majwi aturuka hariho. Nobody knows. Nta n'umwe ubizi. But the Bible says ariko Bibiliya avuga ngo that voices are coming from Satan. Ayo majwi ava kuri Satani. Evil spirit. Sekibi. And you cannot be free from that the voice of the evil spirit on your own. Ntabwo ubasha kwikiza ayo majwi y'imyuka mibi wenyine ku bwawe. That's why you need to check. Niyo mpamvu usabwa kugenzura. Yeah, first of all, you need to check you by yourself. Mbere na mbere ikintu ubanza kwigenzurira wowe ubwawe. If these thoughts are coming from me or coming from somewhere. Ese kuko ibitekerezo birava muri iki cyangwa se ahandi biva. If you are not sure, utabyizeye neza. What you have to do is to speak out to others to check whether it is from my heart or from the evil spirit. Kisabwa kwibwira abandi ukabigenzura niba kuko biva mu mutima wawe cyangwa se biva ku myuka mibi. Now you see, today I read the story of the commander, Captain Naaman. Uyu munsi nasomye inkuru y'umugabo w'ingabo Naamani. The Captain Naaman, he was a great man. Umugabo w'ingabo Naamani yari umuntu ukomeye. Let us read the verse 1. Dusome umurongo wa mbere. 2 Kings chapter 5 verse 1. Abami ba kabiri ibice bitanu umurongo wa mbere. Now Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great and honorable man in the eyes of his master, because by him the Lord had given victory to Syria. He was also a mighty man of valor, but a leper. Naaman umugabo w'ingabo z'umwami w'i Siriya umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari ariko yari umubembe. Yeah, he was a great man. He was an honorable man. He was a commander. He was really respected person. But the Bible says he was a leper. What does this mean? Yes, you may be great in one or two fields. Probably you are smarter than others. Probably you are greater than others. But not all parts, but some parts. Each and every person in this world, they have their own strength. Also, they have their own weaknesses. But if you just focus on your strength only, you will easily get exalted, your heart. And then you will boast of yourself. You will never listen to others. Because you are a great person. But remember that also you have the weakness. And if you focus on your weakness, because you are a weak person and you listen to others. Yes, probably on this field I am smarter than others, I am better than others, but the other part I still need the help of others. If you live with this kind of heart, you will never despise others. Why? Because you need the help of others. Captain Naaman, this commander Naaman, actually, that he was a great man, but he had this weakness called leprosy. Even though he was a great commander, but he was not able to handle this issue of leprosy. One day,
umunsi umwe a young girl from Israel came to the house of Commander Naaman. agakobwa kamwe kari karavuye muri Isirayeli kaje mu rugo rw'umugabo Now the Commander Naaman, umugabo w'ingabo Naamani he saw this young girl. yabona ako gakobwa gato Oh, there's a young girl. ati hari agakobwa gato Come over here. vayo hano Now you see that this young girl came. nuko agakobwa gato karaza And this young girl said to the first of all the wife of Naaman, nuko agakobwa gato kabanza kabwira umugore wa Naamani my mistress, kati mabuja I know that your husband has the leprosy. nzi ko umugabo wawe arwaye ibibembe I want him to stand before the man of God Elisha in Israel. ashaka kuhagarara imbere y'umugaragu w'Imana Elisa mu gihugu cya Isirayeli Yeah, you see that this young girl, she was just a captive. agakobwa gato kari akanyagano But the amazing thing is, ariko igitangaje ni uko now the mistress, the wife of Naaman, even the king of Syria, they could listen to this young girl. icyo gihe umugore wa Naamani ubwe ndetse n'umwami w'Isiriya bashoboye kumvira agakobwa gato What allowed the commander Naaman to listen to this young girl? iki cyatumye umugabo w'ingabo Naamani yumvira ku gakobwa gato Because Naaman, even though he was a great the commander, but he was suffering a lot from this leprosy. ni ukuri ko Naamani ubwo ari umugabo w'ingabo ukomeye cyane ariko nyamara yari arembejwe n'ibibembe I don't know what kind of strength you have. sinzi intege ugira izo arizo Are you so rich? ese urakize cyane Are you so smart? ese uri umunyabwenge cyane Maybe you are a pastor, cyangwa se uri you are umupasiteri an evangelist, umuvugabutumwa or you are great. urahambaye But remember, uzirikane ko you still have a weakness. ni handi uracyafite intege nke You see that some people say, hari abajya bavuga bati I'm a pastor, umupasiteri I'm an evangelist. umuvugabutumwa I am, I have done great things. yakoze ibintu bihambaye But nyamara if you have sin in your heart, mu gihe ufite icyaha mu mutima wawe you are not able to be received by God. ntabwo ushobora kwemerwa n'Imana Even though you are a pastor, nawe uri umupasiteri even though you are an evangelist, nawe uri even umuvugabutumwa though you are a choir leader, ngo uri umuyobozi wa korali if you have sin in your heart, igihe cyose ufite icyaha mu mutima wawe you will never ever be accepted by God. ntabwo uzigera wemerwa n'Imana Now, the leprosy in the Bible, it represents sin. rero ibibembe muri Bibiliya bishushanya icyaha Now, this man, the Naaman, by the guidance of a young girl, he was able to stand before the house of the house of the Elisha. uyu mutwe Naamani yaje guhagarara imbere y'urugo rwa Elisa binyuze mu buyobozi bw'abakobwa And the word of the Elisha that was spoken. nuko Elisa amubwira ijambo rye You go to the river Jordan, tujya ku mugezi wa Yorodani dip your body into the river 7 winde ku times. mubiri wa mugezi inshuro 7 Actually, it was something very simple and easy, ubundi cyari ikintu cyoroshye cyane because just they dipped his body into the water 7 times. ariko icyo yasabaga ni ukwindika umubiri wo mu mazi inshuro 7 gusa However, nyamara now you see that a certain thought arose from the bottom of the commander now. hari igitekerezo kimwe cyavukiye mu mutima wa Naamani What? wiki Why are you saying that I have to go to the river Jordan? ati kumbwira ngo njye ku mugezi wa Yorodani How dare you speak to me in this way? ese uhagarute kumbwira utyo Even you did not come out to welcome me by yourself. ntabwo wasohotse ngo uze twibonanire You just send me your servant. yohereje umugaragu wawe gusa No? Don't you know that I have the authority to send the soldiers and army to destroy your house? muzi ko afite ubushobozi bwo kohereza abasirikare ndetse n'amagare bakasenya urugo rwawe Now you see that Naaman, in the bottom of his heart, this kind of a thought popped up. Naamani mu ndiwe mutima w'ibitekerezo nk'ibyo byatangiye kuzamukamo Where did this kind of idea and thought come ese from? ibyo bitekerezo nk'ibyo byaturutse he Naaman, even he was listening to the young girl, the captive young girl. Naamani arimo no kumvira agakobwa gato k'akanyagano But ariko at a very important moment, mu mwanya w'ingenzi now you see the evil spirit played and fooled the heart of Naaman. sekibi yakinnye umutima wa Naamani nuko aramushuka Now this guy named Elisha is despising you. dore umuntu utwa Elisa aragusuzuguye He does not know that how the great you are. ntazi uburyo uri umuntu w'igihangange Don't listen to him. ntukamwumvire Now the evil spirit, worked in the heart of
Naaman. sekibi arimo akorera mu mutima wa Namani. The Naaman, he was very, very furious. Namani yagize umujinya mwinshi. Even that he was about to just to return to the Syria. Yarajya kwisubirira muri Siriya. If he just returned to the Syria, he would not be healed and he would die being leper. Yaza kwisubirira Siriya ntabwo ari gukira, ari kuzafara umubembe. But at this moment, ariko muri aka kanya, as I told you, the important thing is the flow in the heart, right? nigeze kubabwira ku kintu cy'ingenzi cyane ari umutima utemba. Now the Naaman received the heart from this young girl. Namani yakira umutima uvuye kuri agakobwa gato. The heart of the young girl, it was able to flow into the heart of the Naaman. Umutima w'agakobwa gato washoboye gutembera mu mutima wa Namani. And even though Naaman had no idea of visiting or the meeting this man of God Elisha, nubwo Namani nta gitekerezo afite cyo kugenderera umukozi w'Imana Elisa, by receiving this heart from the young girl, he was able to make a step. kubwo kwakira umutima w'agakobwa gato yashoboye gutera intambwe. Even here, after he met the man of God Elisha, kandi amaze guhura n'umugaragu w'Imana Elisa, now Naaman, he wanted to just to return to the Syria. Namani ashatse kwisubirira muri Siriya gusa. However, ariko we can see the verse 13. reka dusome umurongo wa 13. And his servants came near and spoke to him and said, My father, if the prophet had told you to do something great, would you not have done it? How much more than when he says to you, wash and be clean? Abagaragu baramwegera baramubwira bati, data yaba umuhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye n'uwo wagikoze, nkanswe kubwira ngo yuhagire uhumamuke. So he returned. So he went down and dipped 7 times in the Jordan, according to the saying of the man of God, and his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. Nuko aramanuka yibira muri Yorodani karindwi nk'uko umuntu w'Imana yari yamutegetse, uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'umwana muto arawumanuka. In the beginning, Naaman, he followed his own thought. Bigitangira Namani yakurikiye ibitekerezo bye. And he became furious. Ararakara. So with his own heart, he was not able to follow the guidance of the man of God, Elisha. Bamwe n'umutima we ntabwo ashobora gukurikira ubuyobozi bw'umugaragu w'Imana Elisa. But the amazing thing is, now the servants, now we can see the verse 13, his servants came near and spoke to him. Umurongo 13 ngo abagaragu be baraje baramwegera. Now his servants came and spoke to the commander Naaman. Abagaragu be baraje babwira umugabo w'ingabo Namani. And while he was listening to the word of the servants, mu gihe yumvaga iryo jambo ry'abagaragu, now the commander Naaman, he got the new heart. umugabo w'ingabo Namani yagize umutima mushya. Yes, this is not something difficult. Atarese kuko mugari kubyo atari n'ibintu bigoye. Even I made the journey, the following the idea or the saying of this young girl, just captive. Nafashe n'uru rugendo kubw'inama nagiriwe n'agakobwa gato karakanyagano. And I made a long journey from Syria to the Israel, Samaria. Nagize urugendo rurerure ruva muri Siriya kugera ni Samaria mu gihugu cya Isirayeli. And the dipping my body 7 times in the river Jordan is not something very difficult. Kandi kwinika umubiri wanjye inshuro 7 mu birori si ikintu kigoye. Why did I get so angry? Ariko sindarakajwe n'iki? Why did I become so furious? Cyatumye ngira umujinya mwinshi. Now he began to think Atangiye gutekereza based on the word of this servant. ashingiye ku ijambo ry'umugaragu. Himself, he was not able to differentiate the voice from his own heart and the voice from the evil spirit. We ubwe ntiyabashije gutandukanya ijwi ry'umutima we ndetse n'ijwi ry'umwuka wera. However, while he was listening to his servant, ariko mu gihe yumvaga abagaragu be, and he compared his the word of the servants and what was heard in his heart, yegeranyije ijambo ry'abo bagaragu ndetse n'ibyumvise mu mutima we, he could discover that this is something not from me but from evil spirit. nuko aza gutahura ati rwose si ibintu biturutse kuri iki ahubwo biturutse ku mwuka wera. And then the Bible says, so he went down. Bibiliya ni kuvuga iti nuko aramanuka. And he dipped his body into the river Jordan 7 times. yihinduka umubiri we muri Yorodani inshuro 7. And he was restored. ngo nuko arakira. He became clean. yarakize. Dear viewers, inshuti mukurikiye, what kind of voices are you following? ndetse nawe majwi ukurikira, Are you sharing your heart with others? waba usabana n'abandi mu mutima wawe, Are you sharing your heart with the Bible? ese waba usabana mu
umutima wa Bibiliya. I'm sure that you have so many kind of voices in your heart. Ndamya neza ko hari amajwi menshi cyane wumva mu mutima wawe. And when certain voices are heard in your heart, iyo hari amajwi wumvise mu mutima wawe, do you just accept it or do you check? ese upfa kwemera icyo gusa cyangwa urabigenzura? Dear viewers, even the food, nshuti bakunzi, n'ibyo kurya nabyo ubwabyo, before eating you check whether this food is still okay, still fresh, or this food is the spoiled. mbere yo kurya urabanza ukagenzura n'ibyo kurya bikiri bizima cyangwa niba byagaze. I'm sure that the spoiled food you are not willing to take. ndamya neza ko ibiryo byagaze utabirya. Suppose that you are sick, ibaze wenda and there are many kinds of the medications. hakaba hari imiti myinshi. You would not just take the whatever medications, right? ushobora kunywa imiti iyo yose, sibyo? You would check whether if this medication is meant for my disease. wagenzura niba uwo muti uragenewe uburwayi bwawe. We check. uragenzura. But the very funny thing is, igitangaje ni uko thoughts, so many thoughts in the heart, hari ibitekerezo byinshi biri mu mutima, people do not check. abantu ntibajya They babigenzura, just believe. bapfa kubyizera. In your heart, umutima wawe there are a lot of thoughts put by the evil spirit. hari ibitekerezo byinshi cyane washyizwemo na sekibi. And if you follow that evil spirit thoughts, uramutse ukurikije ibitekerezo by'umwuka mubi, you will definitely get destroyed. amaherezo uzarimbuka. There are many stories in the Bible. muri Bibiliya hari inkuru nyinshi. Even this commander Naaman, he was about to be deceived by the evil spirit. uyu mugabo w'ingabo Naamani nawe yaragiye gushukwa n'imyuka mibi. That he was, if he followed his own voice, yaza gukurikira amajwi ye bwite, he would have ended his life being miserable. yari gusoza ubuzima bwe yabayeho nabi. However, ariko he listened to the word of the servants. yumvise ijambo ry'umugaragu. And when the hearing this, the word of the servants, yumvaga iryo jambo ry'umugaragu. as you know, the faith comes by hearing. uko mubizi kwizera gushwa no A kumva. certain faith was formed in his heart. hari ukwizera kwatangiye kuvukira mu mutima And wawe. this faith allowed him to differentiate the voice from the evil spirit from his own his own voice, or the voice of that man of God, Elisha. kwa kwizera kumushoboza gutandukanya ijwi rye bwite ndetse n'ijwi ry'umugaragu w'Imana Elisa. And then he was able to be free from that, the voice from the evil spirit. abasha kubohoka ayo majwi y'umwuka mubi. You see that Jesus Christ died for our sins. yesu kristo yapfira ibyaha byacu. Jesus said it is finished. yesu yaravuze ati birarangiye. Even God, who saw that, who planned that, he said that I have forgiven all of your sins. Imana yashyizeho umugambi ikanabikora, yaravuze ngo ibyaha byanyu nabibabariye. Therefore God says, I remember no more your sins and your lawlessness. iyo mpamvu Imana ivuga ngo sinzibuka ibyaha byanyu n'ubugome bwanyu kundi. Therefore, brethren, having boldness to stand before God, by the blood of Jesus. nuko rero bene data, ubwo dufite ubushizi bw'amanga bwo guhagarara imbere y'Imana bw'amaraso ya Yesu. Bible clearly states that we have the blood of Jesus. birivuga neza ko dufite amaraso ya Yesu. Only way for us to be bold to stand before God is to stand with the blood of Jesus. uburyo bushoboka twashira amanga duhagarara imbere y'Imana ni igihe gusa twitwaje amaraso ya Yesu. Now the evil spirit, planting there's so many kind of voices which are against this word of God. umwuka mubi ukomeza gushyira mu bitekerezo byinshi cyane bihabanye n'ijambo ry'Imana. You have to contribute more. ugomba gushyiraho akawe, You have to add the good works. ugomba gushyiraho imirimo myiza. Blood of Jesus is more than enough. amaraso ya Yesu arahagije kurenza When ibisabwa. you believe in that blood of Jesus, igihe wizera amaraso ya Yesu, that blood of Jesus will save you from your sins. aya maraso ya Yesu azagukiza ibyaha byawe. Also, after saving you from your sins, amaze gukiza ibyaha byawe, as Jesus promised that I will be with you until the end of the world. nk'uko Yesu yadusezeranije ati nzabana namwe kugeza ku mperuka y'isi. What does this mean? ese biri kuvuga It iki? means that Jesus is responsible for you until the end of the world. bivuze ko Yesu azirengera ibyawe kugeza ku mperuka y'isi. However, many people, they listen to the voice of the evil spirit. gusa abantu benshi bumva amajwi y'umwuka mubi. I hope that you keep listening to this, keep following us and listen to the word, njye mukomeza kudukurikirana mu kuva ijambo, so that you can learn how to differentiate the voice from the evil spirit and voice from God. kugira ngo uzi uburyo batandukanye ijwi ry'umwuka wera ndetse n'ijwi ry'Imana. Thank you very much. I will speak up to here. murakoze cyane, reka dusoreze hano. Let us pray. kadusenge. Heavenly Father, we thank you. Imana data turagushimye, You have given us this beautiful evening. duhaye umugoroba mwiza.
Father, many times we hear the voice from the evil spirit, data kenshi twumvira amajwi y'imyuka mibi but we even cannot notice this. ariko ibintu ntidushobora no kubimenya. But Father, you who love us gives us the Bible and the church so that we can continuously listen to your word. ariko data kuba dukunze duha bibiliya n'ijambo ryawe kugira ngo dukomeze turyumve. When this word is planted in our heart, mu gihe ijambo ribwe mu mitima yacu, by that power of the word, we are able to realize or discover this trap of Satan. imbaraga z'ijambo ry'Imana tubasha gutahura imitego y'umwanzi. Allow us to learn an important lesson from this story of Commander Naaman. dukunda twige amasomo y'ingenzi muri iyi nkuru ya Namani. Father, we thank you. data I turagushimira. pray everything in the name of Jesus. dusenze byose neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. And thank you very much. ndabashimiye cyane. See you next time. Tuzasubira ubutaha.